journée ya 25 twe tuzongera gukina dusoje journée ya 25 na amanota 3 y'ingenzi ko twe tumaze match zigera kuri za champions zigera kuri 3 zikurikirana tutabona amanota 3 byari rimwe twanganyije na Hilal twanganyije na Musanze twanganyije n'ikipe ya Etincelle hari hakurikiyeho iyi match hajemo na match ya Amerika zose twarazinganyije match zigera kuri enye mukuru twarayitsinze match zigera kuri enye zose rero ikipe ya Rayon Sport irimo iranganya araba amanota y'ingenzi cyane ari buze ku boosting ari buze no kudufasha kuri morale cyane kubijyanye n'ibyo turi kwifuza ese nibyo twifuza gukora muri uyu mwaka w'imikino na amanota y'ingenzi rero cyane kuko biri buze guhita bituma twegera tugabanya gap y'abaturi imbere biri buze gutuma na race iri buze guhita itworera kurutaho birakwiye ko ikipe mu ciciro cya mbere mu Rwanda iterwa amago nibyo nari maze kuvuga mu kanya ntiteye ku mpamvu yindi yari yo yose ni igikorwa cyuje ubwenge budahagije ni igikorwa cyuje ubwenge budahagije kuba ku ikipe ya Gasogi n'undi wari wese watekereza gukora ibyo bintu kubera ko ikipe y'umupira w'amaguru wayishinze ngo ikora iki imodaringe warayishinze se ngo bajye baza gukora mu kabari niba ugafite warayishinze se ngo ize kuba basiteho atano ku kibuga Gasogi saba fashioniste nuko ngo yakwiriye kuba yaje gukina ikintu cya mbere gihari abandi bantu badusize ikintu cya mbere bakora bishimira gukina ari Hilal ntimaze gukina match ya mukanya ndakumenyesha ko no si muri weekend mu cyumweru hagati irakina ku wa gatatu ifite umukino igomba guhita ikomerezaho shampiyona barahura n'amagaje amwe mu masomo dufite kwiga ushyiraho ikipe y'umupira w'amaguru kugira ngo ikine umupira w'amaguru nicyo kintu cya mbere niyo ntumbero ya mbere ni nayo ntego ya mbere ikipe y'umupira w'amaguru yakabaye ifite gukina that's first kabiri hakazaza n'ibindi bikorwa bindi bizaza nyuma ariko ni ikipe y'umupira w'amaguru izabarwa hano hariya kuri pitch niho hambere nizo nshingano zayo za mbere ibindi bikazagenda biza nyuma rero niba washinze ikipe y'umupira w'amaguru ukaba utifuza gukina umupira w'amaguru uri kure y'amahame y'umupira w'amaguru asaba ubwo bibaye ngombwa ko Gasogi iburanye ukabona habonetse umwanzuro w'abantu benshi badatekereza ntitewe maga wabyakira nkuko Maroc bimeze na Senegal ntewe maga wabyakira si ngombwa kugira ngo nyere gutekereza ibingana gutyo twebwe ikipe ya Rayon Sport ibyo twasabwaga byose twabikoze saa 4 z'ijoro twarabimenyeshejwe yego Rayon Sport yageze ku kibuga yego Rayon Sport yategereje iminota 15 amategeko asaba yego yayitegereje abasifuzi bari ku kibuga yego twebwe dusoje journée ya 25 turimo turatekereza kuri journée ya 26 nta journée ya 25 twe tuzongera gukina dusoje journée ya 25 dutegereje umunsi wa 26 bo turi kwitegura match tuzakina ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 n'ikipe ya Gicumbi turi gutegura match y'umunsi wa 26 Wasiri mubonye amanota 3 nyuma y'igihe kirekire yari yarabuze twavuga ngo uyu munsi no gufatiraho ya ni nacyo twifuza nicyo dushaka gukora muri rusange kubera ko kugeza kuri aka kanya ngira ngo niba ikipe ya Rayon Sport ivuga ko dufite intego yo gutwara igikombe cya shampiyona niyo dufite intego yo gutwara igikombe cya shampiyona rero birasaba ko imikino yose isigaye igera ku 9 Rayon Sport igomba kwikina iri serie cyane yashizeho agatuza kose kugira ngo dutegereze tir umunsi wa 34 no tugomba gutegereza nyine niyo mpamvu rero aya manota 3 namara kwiyongera kuyo dufite harakurikira gukina izindi match kandi nazo tugomba gukina n'imbaraga nyinshi turacyafite match ya Gicumbi zakurikira turacyafite match ya Rutsiri zakurikira no mu kwezi kwa 4 mu matariki 19 izo match zose tuzagenda dukuraho match imwe kuri imwe mu rwego rwo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport irwane no gushaka igikombe cya shampiyona tumaze igihe tudatwara ariko iki cyemezo ntabwo cyari gisanzwe mu mupira w'amaguru mu Rwanda abantu benshi babaye nk'abatungurwa ibidasanzwe bibaho ntibivuze ko bitabaho ariko icyo tugomba kureba ibyabaye ni byiza hari icyo bikwiye kwigisha abandi hari isomo umuntu yabikuramo iyo ibyo bintu byose rero bitekereje ugasanga nta somo ribirimo nta cyiza kindi kibirimo numva ko n'uwabikoze bakwiye kubihanirwa kandi icyo twifuza ni kimwe cyonyine abantu bo muri Rwanda Premier League dutegereje turi benshi umwanzuro w'iyi match ari kuri buze gukurikirwa n'ibindi birenze ibyo ngibyo kuko bitabaye ibyo none se ugira ngo nko kujya gukina Igisenyi ntibiba bihenze
n'urugero kujya gukina Igisenyi kugira ngo ntibiba bihenze, kujya gukina i Musanze ntibiba bihenze, cyangwa ikipe kuva i Musanze ikaza i Kigali si biba bihenze. Ariko hari ikipe ibikora inabizi ko ikipe bagiye gukina irusha imbaraga, ukaba ubizi ko iyo kipe kurusha imbaraga, ariko uzi impamvu bajyayo, itegeko si n'itegeko gusa. Iyo wemeye kujya muri ligue, iyo washinze ikipe y'umupira w'amaguru ukajya muri competition, ubahiriza n'amategeko y'iyo competition, that's it. Ari ibyo ngibyo, hari ikipe kubera kureba nka Hilal hari abantu bayireba ukabona wenda irakurusha imbaraga n'urugero, hari ikipe zitazajya zize kavuga iti dufate nk'urugero Amagaju yatsinzwe ibitego 8 na Hilal, ariko kutaza byari bibe 3-0, ikaba ifite umwenda mutoya kukibaje se, kukibaje nukubaha competition. Niyo waza ugatsindwa 10 nirwo rwego rwawe, no gukina iyo match ari icyo bifasha, hari icyo byungura ku bakinnyi bawe. Umukino wa mbere ku mutoza Rumami Marcel nk'umutoza mukuru, nyuma gutandukana n'umutoza mukuru, navuga ngo ni umujyo mwiza noneho mutangiye. Gusa nibijyanye n'umutoza ngira ngo vuba cyane muraza kubona itangazo ribamenyesha ko yaba Rumami cyangwa n'undi ruze gukomezanya akazi ka Rayon Sport, kubera ko aka kanya iyi match agombaga kwitoza nka interim, yatoje nka interim coach, hanyuma vuba cyane muri Rayon Sport turaza gusohora itangazo.